booty. Give me love like I did. I'll go on, starting my mind, please calm down. By the way, for you, I'll quit kwa best. I'm from the single for you. Day by day, you get any papa sava. Got to my share for Slazy chigarizi, banana chinzina, Tuzani wajizi nasi, looking me bad Abeza simba onda, banana chinzina nile tu. How quick come best to rap for this single song. ijana gatanu ibice birindwi ni Country FM gikomeje gutega amatwi kuva ku isaha 9 ni Country Drive maze kumva akarimba keza cyane ka The Bane nakubwira ngo wigendera cyo bakumvishe nakumvishe cyane gatanu kuri gatanu akarimba kamaze igihe kitari gitoya ndirimbo nagiye mbyuruka nyine nzoma cyane uyu munsi ni flashback ni kwa kane ariko school ariko nkuko nabivuze ku munsi w'ejo umunsi twari dufite umutumirwa tayari yamaze kwipanga ibivuga ngaho muri studio gize gutya mbona azamukana n'umucuranzi gitari mu pianist umva ko zakaririmba bano guitarist ni pianist abacuranga piano umva ko zakaririmba bamwumvishe The Bane ese nibyo gusa twagira ngo twashyira umutumirwa wacu reka tumwakire kabisa abahanzi bagira uburyo bivuga bagira uburyo bivuga twe twagiye rero bitangira guha feeling zirimo high emotion nawe kwifata bikanga ugashiduka nacyo kikanga abari nodali na mikino abura umwe yahinduye umuvu muri rova afite ikimugenza silo byabaye shera itse yo point cyane Jalvalo niko meze biteze is fresh meze bien none ufite fresh ziteye ubwoba uratangiye kwitegura tayari tayari n'umuhanzi kandi nta muhanzi undi ugaragara nabi oya nta muhanzi ugaragara nabi y'Imana birimo ariko unaje yambaye neza cyane yambaye fresh urakoze cyane akana amafaranga arafite biragaragara bigenda bikunda gake asigira amafaranga arayatunga arayatunga ahubwo icyo tutavuga ntabwo tuvuga ko ari menshi tuvuga ko afite amafaranga makenya yo kwifashisha yabaye iyo umuntu ahumeka burya bihagije amafaranga abahagije turi kuvuga mu kandi kanya kashize tuvuga ngo burya umuntu akiriho Imana ikomeye cyane abahawe n'Imana ibyo nicyo gishoro niyo mafaranga cyane uriyo uri muzima utarwaye niyo mafaranga Jalvalo tubaye ikaze rero murakoze cyane pianiste se we niyagira bushya akabanza kwibwira abantu murakoze ngende mu guitariste part but sometimes mbana n'umu pianiste byose by'inozo byose bibaho tekinike zose nazifite tayari okay cyane ahubwo nitwa Jay Calling naje nk'umucuranzi ucuranga gitari kuri Jalvalo murakoze Jalvalo oui ikintu nakubwira nyuma yo kukubwira ko wambaye neza usa neza pianiste yawe nari tayari namubonye nawe ahora tayari ahora ni ya dance kabisa za gitari ahora ni mu pianiste mu gitariste mwebwe mwizeye gutarama gusa arambyinije ngende umutari tutarama bigatinda oya humura nyemeje ndemera humura mu kanya turatarama mpaka kabisa Jalvalo utuzaniye iki rero so ngaino minsi adaciye I think iminsi ibiri nasohoye indirimbo bayita Mami indirimbo natuye urubyiruko rwose aho ruva rukaje ariko ndasinde urubyiruko gusa n'umuntu ukiri muto umuntu wese wegeze gukunda mama we cyangwa ukimukunda n'ubu araba bafite ariko babakundaga hari n'abaki bafite bakibakunda ni indirimbo nakoze mu buryo so ifite message ya dance ariko nshobora kuba nihuse mbere yuko natanga iyo message reka tubaze twiyumvire
akaririmbo nabonye kari kugenda kazamuka uko umunsi uzamuka ndi umwe mu bantu ba mbere bakuvugishije nkimara kukabona kageze hanze ariko wabanza ukababwira ama platforms ukoresha kugira ngo nizi views n'ibisi byose bizamuke. Platform yanjye ni amazina kuri YouTube ni Gianni Valo Daja Anana Valoniva A double L ndende na O. IG ni Gianni Valo, TikTok ni Gianni Valo, no kuri Twitter ni Gianni Valo. Kandi tumaze tukumva turagaruka tukaganira mu kanya gatoya. Murakoze cyane. Uko toje. Gianni Valo. Oui. Nimara kumva akaririmbo numvisha amagambo cyangwa se lyrics irimo. Ikibazo cya mbere ntekereza ko kubaza. Inspiration y'indirimbo ayikuye. So inspiration y'indirimbo ahantu yavuye so ari ukuntu hano tuba njyewe tuba mu mujyi ariko gusanga ahanini ntabwo tubana n'ababyeyi tuba muri ghetto ntabwo nyine turi kumwe n'ababyeyi twabasize kuri mu byaro noneho ugasanga rimwe na rimwe urafatishije kandi shake ukiri umwana wabwiraga ngo mama ngo nindira amafaranga akugurira iki noneho ugize amahirwe uguye kwa bya biceri mu mujyi urabizi hari igihe ukagwaho nawe bigutunguye haba nyine utakwibutse mama wawe ukibuka wa musheri mwahuriye muno mujyi kandi ntabwo uzi ko ashobora kuba ex ariko ntabwo ahinduka so naho ibintu nkunda kuganira n'abajama baba muri ghetto cyane urebye inshuro umutipe avugana na mama we habe nimwe biba bigoye ariko umusheri uzayivuga ex mu gihe gitoya amabagara buri saha umusheri amuhamagara buri saha oya isaba yakabije wenda biterwa n'akazi umuntu agora ari isaba wakabije wayabumbira nukavuga ngo hari n'igihe bavugana n'ibindi n'amasaha 5 ku munsi kandi imamuka mu munota umwe cyangwa ibiri atari ibintu byatagire mu bwetse mama umeze neza nanjye meze neza ari ngukumbuye zibukana bazagera kugata ariko urumva ari cyo twita niba ubunyafrika niba ari iki uzarebe nko mu mafilme tunareba cyangwa se muri gakondo ubundi y'abantu babirabura cyangwa se b'abazungu reka dore ku bazungu usanga niba uri umwana avuye mu rugo mama rwite wiyiteho iki n'iki ndagukunda urumva ni ijambo umubyeyi abwira umwana mu byo nyine umwana avuye mu rugo wenda agiye ku ishuri agiye iki kumva umubyeyi aramubwira ati ndagukunda wiyiteho ibintu nk'ibyo ngibyo ariko muri Afurika umwana arinda agira imyaka 20 papa ataramuhamagara no mu izina bimeze bite ari ubwo ngubwo kabisa nanone twibwirire abana bagifite ababyeyi ubwo ni twese nako nanjye ndacyamufite naboneka ibintu bishimisha umubyeyi n'ibintu bito cyane babibuke bareke kuguma mu mujyi bayarye bonyine kandi barakeye mwabigize ibitangaza ndabizi nta mwana ukura wabanye na mama we atamije igitangaza bakubwira ko buryo ubundi ijuru ryacu bana riri munsi y'ibirenge by'ababyeyi twa tuntu dutoya umukobwa ari gushobora no kumusohokana ntabwo ndi kuvuga ngo basohokana abakobwa mu gihe ufite amafaranga umukobwa girlfriend biba muryoshye neza ariko mu gihe ufite amafaranga umubyeyi niwe wanamugurira salisa agiye guteka akabona niwe yizanye biramushimisha cyane biramushimisha cyane ubwo tubwire abamama aho bari hose ko tuba turi ndirimbo turabakunda n'abasore bari mu mujyi babwira ati mwumve ino ndirimbo bajye kuri Gianni Valo bayumve neza bayishire mu mumve message tanga banatwereza mama bakorera du challenge banyohereze mama babwira ati none njyewe rero ndi gukunda mama wanje erega ushobora no kubukunda uwo musheri cyane ariko sinzi ko nagushobora kubukunda kurusha mama ni umuntu w'agaciro byatari urumva ni umuntu w'agaciro hano ikintu twavuga ariko tumaze twuzuza ike y'abasabo kuko urumva bagize ibyago YouTube channel ya mbere barayitwara yakurikira barayishimuza ibintu bimaze kwera iyi ngiyi nayo kuzamuka umunsi ku mundi indirimbo rero iyi ndirimbo ari indirimbo yawe nabonye yitwa Crash wino bazikuta kapela kwanza bigendere hello my class I was your night again njutse ngutekereza all that nanagusengera you feel in my mind even if utananze cause je suis fou de toi nanje nisanze ndabirenze buriga post na stalking like in a comment ngawabere baby please chikabona why you killing my emotion indirimbo ita clash nanone ni indirimbo nakora basi ino ndirimbo rero
reka nyitura abakobwa bose bari kutwumva kakaye nayitura abakobwa bose bari kumva ariko wowe abakobwa bagize gutya imitsi barayitwara none rega nibo bantu bavuyemo akaririmbo kamaze kurebwa n'abantu bagera ku 1500 kuri YouTube ariko YouTube ntabwo yuzuza abantu kete ashaka ko babanza buzure buzura abantu bari kutwumva mwese mujye kuri YouTube mwese mwandikemo Janvalo arabura abantu kabisa ni Dani Jean 36 arabura kuri YouTube cyasa turi gukoresha nyuma yo kwiba yari ifite 7,000 so hari indirimbo Clash ni riposte kuko bwa mbere yari yarebwe cyane nshimye n'abantu bari bayikunze kabisa. None Jan reka twinjire nyine nk'umuhanzi muri za kote z'umuhanzi n'abantu dukurikiye nyine bumva Jan uwariwe sibyo ngiye kubaza ibibazo bimwe na bimwe iyo urimo urandika indirimbo urumva uzi kuririmba pe ko byumvikana nabizi cyane ufite talent ya original ubona nk'umuhanzi wo mu ntara n'umuhanzi mu mujyi wa Kigali difference irimo niyo nyine n'iki kibatandukanye n'iki kibatandukanye sinzi wenda uko dusuzugurwa no mu ntara mba ni Kigali ariko basuzugurwa ese ino mu ntara baracyafata umuhanzi nk'imburamukuru icyo cyo kwitunze nabi hano haracyari ikibazo kuko ntabwo barabyumva ko ari umwuga we warasaze ni umuhanzi ugiye hari ukipresenta uvuga ngo ndi umuhanzi bahita baseka yose kirezi ni titire ni ibibazo baba barahuye nabyo nyine uvuga challenge n'imbogamizi n'ibibazo byo guhura muri urugendo uvuga ngo batubwiye ngo nk'ubu umuhanzi wo mu ntara ntabwo ahabwa agaciro nk'ako yakagombye guhabwa ni challenge nubona n'ibi bibazo bindi bigenda bizamo bishamikiramo indani so ibibazo tugenda dushamikiramo tugenda duhura nabyo mwaho mu muziki hari igihe urara amajoro ukora indirimbo sibyo ukavuga ati reka mpige nihirimbe mpige n'uduceri nikorere na video nziza irenze wako uploadinga mbari ukutakwitaho ntabwo cyari cyo wako uploadinga ya audience kabura kavuga ati se ubundi gize views ijana ikindi ukavuga ati ubundi tuzira iki nuko dufite abantu bake mu ntara kumbona ari benshi se batunze izo phone batunze iki bakabaye bavuga ati se dufite umuhanzi yasohoye twabyumvise kuri radio y'abaturage reka dusamare tujye kwireba ntabwo babyibuka ntabwo babizi ariko burya none burya Janvalo mu gutangira ibintu biravuna cyane gutangira umuntu abagomba guhura n'izo challenge bagomba kuvunika n'ibiki byose iyo ni challenge tubwiye nibura n'izindi urumva umaze kugira indirimbo zirenze 5 kandi indirimbo nziza cyane na challenge wenda iyo nimwe warutubwiye n'izindi challenge uvuga ati cyakoza izi ngizi iyo ntaza guhura nazo nibura ibintu biri ku rundi rwego rutandukanye n'urwo rundi muri aka kanya izindi challenge ya mbere yo kumusana bari ibiceri kuri studio urayishyura iryo shusho nanura iryo shusho ryishyura video vixen Yesu Kristo iki hawe kutibagiye se ko ino mu ntara turi kugira umuntu agwero location yo gukorera ama video yumva ari ibintu birenze kandi ushobora no kubugiye kumwamuriza ariko kumva ari ibintu nyine biri hayi birenze akayikwima kugira oya byabaye business cyane we hayumva nyine agukijije cyane yumva nyine agwaye ibindi ukaba wabura location uri kwireba kwari mu muhanda ugashutinga bikarangira kandi hari location nziza zacuruza video bakabona kandi nziza bisubire wowe bagufasha ugire ikindi kintu mbona mu ntara sinzi wenda nimba ari imyumvire cyangwa ari iki ariko sinzi ko ari umuntu wumva yafasha umuhanzi akazamufiramo ikindi kintu ntabwo njyewe nari nabona ayo mahirwe n'uwegeze kubimbwira wenda ndikwagira ibyo kumvikana n'uwari witurukiye za Kigali ubwo wenda yarambonye ko ari nk'icyo yambyaza wenda hari ibyo tutaje kumvikana bimwe na bimwe bitewe n'akazi nikorera ari nyine twahuza fresh buryo umuntu ukubwira ngo ngwino gukorera iki ariko akakubuza ikindi ntabwo nabwo wahita usamara cyane urwireba igifite inyungu ako kanya sibyo se rero nimba ino hari imbogamizi yo kuba umuhanzi guhera kuri gato yimenya kuza akariko kose yimenya ntawe nyine afite umufasha nunabona umuhanzi wino yihirinza agakora indirimbo kuzayibona uzayakira uko uzaramushimira buri kantu kose aba yakihirinze ku giti cye ntawe ufite umutima wo kuba yakuremera ukavuga uko byumvikana kose muca mu bintu byinshi kugira ngo musohore indirimbo kugira ubone indirimbo nk'iyi nyine uvuga ngo ni uriya niwe nyiracyo
uyu mubare n'abaproducer bayikoze nyine nabo uvuga ati naba nibo bari kumwe nibo bazi imvune za iriya ndirimbo nta wundi uyizi. ese burajya ni iki kigutera inspiration cyangwa kigutera umurava wo gukomeza kwandika indirimbo ko byumvikana muhora n'ibintu byinshi bibasitaza bibakinege ibintu byinshi cyane kabisa. So nuko muba mwanganirije unagize inspiration uko uganirije byonyine bituma ngira inspiration uko ndi kubona ikintu bituma ngira inspiration nyine icyo mbonye ndi ako kanya ndi mu buntu mbaje se wagize inspiration yako kanya urimo mba nifite ariko hari n'igihe usanga rimwe na rimwe tubura ukagira inspiration kazagira n'igihe itakaza agaciro burya inspiration zigenda ziza top ukumva ntabwo uyikoze koko yabirenze ukumva indi ukumva noneho hari n'uwasohoye urenze wasohoye ikintu kijya gusa na inspiration wagize kubera wowe ntabwo wahise ubona ubushobozi bwo kujya muri studio uramutse uyikoze byaza kwitwa ko washishuye ariko inspiration zo za buri kintu cyose ndi kubona nkagitekerezaho birenze iminota 3 ushobora kuba ntakiririmbaho. Hano urabona industry yacu ahangaha mu karere ka Rusizi ndetse no mu ntara y'Iburengerazuba imeze nk'igoye. Ni iki kibazo uyibonamo? Ikibazo nyibonamo se hari itangazamakuru iki itangazamakuru nyine rihagije byavuga ngo nsenya nka zino bagufasha mu promoting bagufasha mu promoting ni nkeya umubari radiyo ebyiri ukazamuka agenda none zereka mubaze nk'urugero umuntu yawaza wenda ziri i Kigali twibera Rusizi niho dukorera bazobona amatike yo gutega se ngo bakubwiye ngo jya muri interview biragoye nyine ushaka na zino zikenya zihari nyine ibyo zidufashije n'ibyo zishoboye ntabwo tuzajya kuzibwira ngo mukore ibintu kandi nyine ibyo badufashije ari byo bashoboye. Rero ubwo habaye hari nk'izindi mbaraga zishobora kuba zakoreshwa hakaboneka itangazamakuru rihagije nabyo bishobora kuba byafasha kuko abasani bamwe na bamwe bona bamama ibona bamwe na bamwe muri ubu kuri ubu basigaye bafashwa itangazamakuru ukabona nyine bahise batumburuka kubera ari ryo ryabafashije kabisa. Dukubita kandi kapela ibindi bibazo biri mu kanya gatoya. I say you know kagukumbuye your sweet love mama. I say you know kagusengera your sweet love mama. Ejo bundi watanze pensi kandi mbega n'igikwembe ili tubyitute wiyumvire userekane wani wiki muyu urasaye wibagirwa n'uberi wakubyaye dari Grace umuhungu uragoye cyaze wibuke gusenga sori niba umukunze mujyana bari wori gukizira hinduka akumala celesta utamukilosi na warutamami babazi sana tawarutamabibaki mbese Salvador kurumva wari waratinze kubuzana cya kibazo ngiye kutamenya n'abanyamakuru ngo mutubwire ngo butwakire nyine nk'abahanzi Rusizi. Njyewe urumva twahuye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko sinanize kuri umuhanzi leta on kwa kunda abantu basevinga nimero za WhatsApp urabizi hamwe twahuriye handi rero gusevinga namba za WhatsApp nza kubona aba dropings kuri status bona indirimbo ndavuga ati se ubona amazina yo kuri yitwa James baro bari main kabisa ni James ndakubonye ngo indirimbo yawe ngira inspire ndavuga why this guy bona igitekerezo cy'indirimbo naracyumvise numva indirimbo nziza ariko the way nabonye irimo yagenda approachingwa nabyo narabyishimiye kuko nibura mu ngubu n'indirimbo ndavuga iyi mami maze kurebwa n'abantu barenga 1000 indirimbo uri kubona ko nyine byibuze umunsi ku munsi ubundi reka kubwira umuhanzi wo mu ntara basi kaza ukabyuka sa indirimbo yari hiyongereye 100 wakongera ukabyuka sa hiyongereye 100 wenda abandi hiyongereye 1000 birakumatika turashima ko mu gutangira no kubegomba kuzarisha wabyuka ugasarisha none se ikibazo ushaka kwibariza muri izi ndirimbo zawe zose maze ufite crush ufite yitwa mami nazo zindi hari indirimbo irimo ihura rero neza na story ukavuga uti wenda igitekerezo cy'indirimbo nagikuye muri situation nyambayeho ikintu nahuye nacyo muze experience umaze kugira ukavuga uti indirimbo ni true story ibintu byabaye wenda ushobora kuba bitana nambayeho ngewe byarabaye ku nshuti yanjye mami ni true story true story kabisa ingiro iri general iri general wenda ni general ariko ku bintu narebeye ku mucama
inshuti yanjye n'igitekerezo kikuye kagenda kaba gato gatari we mbibonaho mbona byakabije no mu bandi ariko hari n'indi bita bro mu kanya ndayibaririmbira neza kabisa n'indirimbo yahinduye music yanjye n'indirimbo nyine mvuga ko hari ikindi kintu yakoze abantu benshi iriya ndirimbo yazanye nyine amavuta niba uri umuhanzi w'urusizi ubu iyo batangiye bacanuye n'ifite 20,000 tiki burya kubigira ku ndirimbo n'umuhanzi wo mu ntara wakoze imbaraga zirenze iriya ndirimbo rero yabaye ibitangaza nanashima Imana ku bantu bagiye bamfasha ikagera hariya so nayo yari true story kabisa bro so step by step ndiyandikira buri murongo keretse wenda iyo nshyitse muri studio producer akambwira ati hano ariko wanditse twabigira gutya naho nyine aba producer bankorera ubundi muze mwumva ko aribo dufatanya indirimbo zacu kuko hari igihe nyine wandika umurongo akavuga ati ugahinduraho gutya uyu shyiramo ubibena ariko biba bimeze usanga nyine producer bankoreye indirimbo ari we wenda uhinduramo akantu ariko nta wundi muntu numva utari umuproducer wundi uhindura ikintu ku ndirimbo yanjye turi kuri bro twumve rero twumve ibyari bitangira gwa feeling zirimo emotion nawe kwifata bika ugashiduka nacikika abari nodari na mikino buri umwe yahinduye umuvu umuriro bafite ikimugenza slow yabaye share mind of my business made last new business wakia new business love na fire ya uzo mind of my business made last new business wakia new business love na fire ya uzo ni hamba ni nolo tito kuona yani ilikuwa no ulimuzile wa exi ni hamba ni nolo tito kuona yani ilikuwa no ulimuzile wa exi kilo imana kilo kuchuli kilo natate akomana kilo imana kilo kuchuli kilo natate akomana starting my mind please calm down by the way muhunda kwa folio au kwirwa besto napfa ndi single forever day by day nyumvire ni papa sava kati bashare kuna sidayizi Kigali zige bananu na chinzira tuzanyibagize nase lukini varondi abeza simbaona bananu na chinzira nyine tu aho kwirwa best napfa ndi single so besto bose kabisa ariko bajyana ibintu bajya bavuga ngo muri no minsi ngo besto ngazi imbere kurenza ngo banza umbe besto navugaga uko akazi umvestori kwanza indirimbo so muri no minsi narebye kure mbona ko ndacyo kibazo ngiye kubaza aho igitekerezo si bro so ntangira mvuga ngo bitangira gwa feeling zirimo high emotion urahura n'umukobwa muwe bwa mbere ukabonera kwishima ngaho yarasanzwe akuzi kubera ko hari cyo yaguketse nawe no kwa kundi utazi kwifata ukabura musari ati koga wiyekora gutya ukabura musari urabigoma mu gitebe ukabura musari ukavuga ati ndatomboye ariko we ntabwo uzi ko imihanda nta rukundo ni kashi baguritse ni nyine tu we yaguketseho waje uraparika urabonye gentro ukabona nawe aragusariye nawe kwifata bikaba ukavuga ati umwana n'uyu nguyu so ugasanga nyine ahita agusara n'ahantu mvuga ngo aho kwitwa besto napfa ndi single kimwe nshatse kuvuga usuzi icyo ari icyo ntabwo nanze ko muba besto ahubwo hari ukuntu gukundana n'umubebe sibyo tuvuga urugero ngiye kundana n'umubebe noneho araje wenda wowe ushatse kumutereta n'urugero urakubwira uramubajije se ufite umukunzi akubwira oya ntawe noneho we kubera unzi ukamubaza none se Jane baramupanga iki
ngo ni best ngo nta birenze umva njye nari umukunzi ariko yahise avuga ngo ni best nanjye wo kwirwa best napfa ndi single kubera ko buriya yubi yagiye kubera inyungu araje wowe ugiye kumutereta nanjye twadukundana kuko by'ukuri kugira ngo aregere inyungu ze ataza kubura plot ahita avuga ngo ni best kujya yikundanire nawe nyine abana gahunda n'iki urumva naho rero kuvuga mwiryo jambo byavuye so ahandi mvuga ko mind of my business hanyuma se urabona kuri YouTube channel nshyashya maze kugenda indirimbo 3 gusa ni Mommy Crush na Bro ariko ntabwo arizo zonyine ufite ariko nanone iyo turebye ku bahanzi ubundi mu busanzwe ikibazo bagiye kugisubiza akenshi usanga ni wenda ngiye kukubaza ni muri izi ndirimbo zose ufite niyo ndirimbo uvuga uti my favorite ariko akenshi abahanzi bakoze kwita bavuga inshyashya bafite oya ntabwo ndi buvuga icyayi ariko nanone iba yariyo wahitubwire ko ariko muri izi zose ufite ariko kuri njyewe yo nkunda cyane ni Bro kubera ko niyo nyine buri wese yabonye ubuhanga kuko ambona nk'umuhanzi niyo tunabirisha kumenya niyo navuze ati cyaze ku buryo nyine uyumvishe wese avuga ati mwana Crush Bro turaza kuyisigamo mu gihe turibazo kuba tugusezeye ariko ku murongo wa telefone abantu ndabizi bakumvishe shaka ku murongo wa telefone nazo umuntu umwe cyangwa babiri tubasire batwibagire icyo batwibwira ku byo bumvishe njye numvishe Imana irenze njye numvishe Tala ariko njyewe Tala numvishe sinumvishe Tala ya Janvalo gusa no mu gitariste uri hariya afite ukuntu akubitaho gutya kubitaho gutya ariko twadukubitaho gutya kibabaza ko ubwo ku murongo wa telefone turaza kwakira umuntu umwe ubwo nituza kumubura ubwo turaza gukomeza ni gahunda kuko turacyafite izindi gahunda turimo turacyafite amazina turacyafite iki ariko ku murongo wa telefone turaza kwakira umuntu umwe agiye twibwirira kuri Janvalo ubwo nibiza kubura ubwo turaza kwikomereza reka tubanze twumve iyi Crush cyangwa se twiyumvire Bro ubwo kugira nanone turasevinga umwanya ubwo ku murongo wa telefone umuntu naza tuba tumwakira twumva n'ibyo ari byo ese nishyeye nk'uko mbyumva siri vugayo n'ijana angije complètement nibera soro byari kundi nda stress umutwe sindi no mukubera y'amapensi Bro gusa ubu it's enough for my life together Tujye twizamukire ubwo tugiye kujyana n'iminota kugira ngo tugire ibice birindwi ni Country FM turi kumwe na Janvalo muri studio murongo wa telefone nabonye ufite ikibazo ntabwo bigeze bikunda ariko ndabizi neza ko abantu bakumvishe n'Imana yabayumvishe na YouTube channel ni Janvalo ukabona akantu kameze nk'urubuto urubuto ni umudari urubuto n'agapome urubuto n'agapome kameze neza urabona arabura abantu bake gusa kugira twuzuze ke abantu bagire gutya basunike bayirebe basunike ni da ni za ni a na na jani varo ni va ni a double L de na o ariko nanone tugira ngo dugutya tugushimire tugushimire cyane kwitabira ubunuza bwacu ariko ubutumire bwacu ariko reka rica abanza kwibarize ku bibazo reka ngira utuntu tumwe na tumwe ngenda mwibaza mu buryo bwa kurya umuntu wagukunda cyangwa se umuntu wakwishimiye agenda kumenyaho bimwe na bimwe sibyo ndajya nkubaza urabisubiza yego cyangwa hoya Janvalo akunda kuryama cyane oya ndakaze Janvalo kabiri ngo twageze kuri kabiri Janvalo akunda ibiryo nyarwanda ndabikunda cyane gatatu Janvalo afite inzu zo kuzajya muri Grammy Award birenze ndabikwifuza cyane kane ndakubaza ngo Janvalo afite umukunzi yego cyane cyangwa niba mukuraje oya kurinde gatanu ndakubaza ngo Janvalo akunda abakobwa babyibushye aringaniye ari mu rugero gatandatu ndakubaza ngo Janvalo akunda mama we cyane ndamukunda cyane kubitekerezo ubaza icyo cyose ikibazo cya nyuma ndakubaza ngo Janvalo arafuha cyane mu rukundo cyane bubaka ibintu byinshi nanjye ntabwo nagenda namugize gutya ngo mutambike ese biki ikibazo Janvalo Rondo wawe ninde cyangwa se umuntu kwinspira mu muziki umunyainspira ni Stromae Stromae bazadukubita izina ndirimbo ze ziguruka cyane se nk'iziwe so mbonye uburyo kubona n'abaproducer bafite ubwo buhanga ibyo byagenda fresh noneho ukuntu bimeze tugusezera twitse akanyuma wanze dukubitse ku njyana tukubwira ngo bye bye
umutima wari uri korosi wahindutse impumyi kubw'impundu za hafi every time akubwira akagukunda sometime ugasanga ari hano walivuga atemi ese nishe yangu uko mbyumva sirivublayonisa arahagije complete moi nibera soro byari kundi nda stress umutwe sindi nomo kubera y'amapenzi bro gusa ubu it's enough for my life to gain that is still iko bikaze kundi umuntu akagusasa mu by'ukuri nkakura gahunda ari ukugukura that is still iko bikaze kundi umuntu akagusasa mu by'ukuri nkakura gahunda ari ukwikura kabisa cyaza abantu muri giye kavanze ngire gutya nk'ikiganza cyane jewe sauti narikuye cyane cyane no brother mani courage ufite imana ya fresh kandi byarugende umuntu akabona ko umuntu afite version nziza version urimo akakanya cyangwa se ntego zawe ufite akakanya nuzi ko maze udacika intege mani tuzakora muri za Grammy Award nk'uko ubyifuza kabisa imana izabikora hamwe n'Imana byose birashoboka kabisa Jean Paul katugire gutya natwe tugushimire turagushimira cyane ko wakiriye ubutumire bwacu ndetse na guitariste wawe tubashimire cyane guitariste habona akaje gusiga ubwiye abantu twakumvishe cyangwa twumvishe ibikorwa byawe natashaka n'ijwi ryawe nani ndirimbe niba ufite nawe ako wadutamo urubuga n'ubu murakoze nanjye ndi umuproducer nda no kuririmba reka mbaririmbira akaririmbo kamwe nanjye mutwe nanditse ubuzima ni ukubona ubuzima ni ukuryoha kutarya isi ngo ni ukwiyemukira utayiriye yo yakwirira bajya bambwira ngo bigende mu buzima ko nimara gupfa mbese nzabikura he ko mu isi nzajyamo naho nzaribayo reka ndyohe mu twanjye nanone mbaga naho twavuye naho twagiye hose ni talent over twishe inyoni ebyiri n'ibuye rimwe kabisa ibi ni ibikira ariko nk'abantu b'abashoramari koko muba muri kutwumva kweli mwakoze akantu k'agashow mugategura igitaramo cya danje mugakora hari singers competition mukareba ibintu bihabera wenda si ikintu cyadufasha ubwo mwajya mubumvisha gutya muri kwitangazamakuru buri munsi tukabibutsa ukabwiriza mubabwira ati ariko muzi ko muzigira inyungu mukanazibabarira adareka tubigira intego buri ko twaje muri siporo tuvuga ati abashoramari muri hehe ko mudashobora umuziki bimeze industry yacu yasubiye inyuma ushobora mukibigaho umenya baragushoye mu peti mwaka umugaruza yawe ndakazajya gupfa ariko umuhanzi ntabwo yaje tunabwira abantu bumva ko umuziki ari uburara cyangwa se iki ntabwo barabyumva ko ari akazi ko ari umurimo ari ibintu bitunze umuntu erega mwereka wenda bumwe agatukisha bose ariko ntabwo ari bose babayeho nk'uko wowe wabonye wa wundi wanze ntabwo ariko bose batandukanye ibintu wumve ko wenda hari abaririmba nyine ukabona ko ari ukwigiza nkana ko afite icyabimuteye kindi ariko hari n'ubikora ukavuga ati nyine ko karabyikundira nawe rero uzahirwa ubikundira cyo guhiga uwo wabikoreshejwe nuko hari ibyatumye abikora ariko ubu urukundo gusa rw'ibintu harabura urukundo rw'umumanager uza akavuga ati ngiye ibintu ndabikunda kandi buriya ngo manager mwiza ni ukunda nyine uwo mwuga avuga ngo ngenda ashora amafaranga kubera ko hari amafaranga arimo inyungu nyinshi ariko wenda iby'amafaranga bigomba kuza ariko umwanya wa kabiri icyambere ari urukundo ko numvise ubuhamya bwa Muyoboke muramuzi ni umuntu murareberaga inyungu z'abahanzi cyane avuga ko ubundi Tom Close ndetse na ba The Ben burya kugira ngo bakore indirimbo bigaga muri kaminuza y'u Rwanda ari butararaniga kugira ngo bakore indirimbo bakiraga bourse niyo bakoragamo indirimbo bagasanga Muyoboke we ku 2020 afata 12 ngo arabizi ko biribuze kujya mu ndirimbo bado no hari ubundi gusupport buki yabonaga urumva ko yabikoraga kubera urukundo kuko iyo bourse ntabwo yagombaga kugaruka kuko kiragiye ntabwo bavuga ngo urashira ngo ikintu kuri YouTube ngo abantu baze kukireba wenda amafaranga yinjira babikoraga kubera urukundo urumva ko bimeze iki kintu turi kubura mu bantu bahanga ni urukundo rw'ibintu bari gushira inyungu z'amafaranga cyane yego ntabwo washara amafaranga nuze kubona uburyo ugaruzamo ariko nigura mu gutangira izere kwaza muri tala ufite kuko ntabwo uri buze gukenera ko wenda amafaranga ari guhita atangira kuza ku ndirimbo ya mbere mukoze ni gakeya gusa tuyibona nubwo tuyibona ruguru yo mu mujyi wa Kigali
nabwo ni kuri wa muntu wakoreye muri ya label cyangwa se wabonye umuproducer urenze urumva nawe amafaranga niko barosika n'abaje yaje yitwa Rubangura rero Rubangura sinibuka niko yaje indirimbo narayibonye iyo ndirimbo ramutse yibonye n'ubungubu ntabwo wamenya ko ari we ariko yaraje n'amafaranga indirimbo ya mbere yakoze Element niwe wayikoze iya mbere twamumenye kuko yari afite izindi zo ku Rwanda iyo twamumenyeho ni indirimbo imeze gutyo ni amafaranga menshi byamutwaye kandi nabwo urumva ntabwo ari indirimbo ya mbere yari akoze tumaze dufata urukundo rw'umuziki twakurutisha urukundo rw'amafaranga ibindi by'amafaranga bigenda biza gake gake nibura ari profile umuntu atangiye kugira mu kubaka biravuna byabara kazo gushimire rero murakoze cyane babita guitariste nawe tugushimire cyane mwakoze cyane kwitabira utubire rwacu nongera gushira track hanze nikaze hano ni mu rugo kabisa kabisa reka tugushimire tunagusezera tunaguherekeze ngo turasiga turi kumva akaririmbo mami akaririmbo gashyashya dushaka ko nibura kare buze kuzamuka ko mwuka amaze iminsi 5 yonyine kamaze kurebwa n'abantu 1800 ariko ntabwo ari limite dushaka ko gazamuka cyane n'abantu bangana nyaboneka no mu rugo mwamwumvishe cyane badafite impano mumwegeye ubona watanga nimero yawe ya telefone umuntu wagukenera biremewe ntacyo nimba ntacyo bikubangamiye kuko n'akazi gora mbarumva buri wese yagira nimero yanjye bimeze kabisa ni 0782 980 ukaba yumvishe banayanditse neza reka tugushimire rero na na guitariste tumushimire none no mu pianiste ubwo twe naho gutaha twongera kumva track ariko none tugomba kuba in touch kugira tumenye ko ibintu bimeze siko bimeze twumvire indirimbo nziza cyane John Vallo yayise Mami imaze iminsi 5 gusa isohotse imaze kuregwa n'abandi 1800 ni mu kanya gato tugaruka na gahunda zacu